guys nkuko mubibona ndababwiye ko kuri Snowden TV show ndaza kubereka ibintu bitandukanye mu byukuri abiri muri Expo cyase dushya turi muri Expo. So nkuko mubibona aba n'abantu barimo kukicuma mu byukuri bityo niba uri umubyeyi ufite umwana ushobora kumuzana hano so kugira ngo mu byukuri abashiko yakwishimisha abashiko yaryoherwa. So ni Expo y'umwaka wa 2026. So guys nka Snowden TV show twagize microphone zacu aho tukwereka buri kimwe cyose bityo niba ari bwambukiye kuri no YouTube channel please subscribe ufugura inzogera utere comment mu byukuri utubwire ikintu ubutaha twazagukora. So guys nkuko mubireba rero hari abantu batandukanye nyango cyo kicumura kibona nk'iki ariko hano hari ikindi ngira ngo nkuko mubona guys hano muri Expo ground ya Gikondo nibicika cyane mu byukuri aho so guys nyango cyo kicumbo cyo nkuko mubibona kirihuta cyane mu byukuri nibicika kuri Snowden TV show. Please niba kwambukije kuri YouTube channel ukora kunzogera utere comment ukanda like utubwire mu byukuri twaza bakoraho umutaha. So nyanguko muri kubona mu byukuri n'abana harimo abantu bakuru. So guys niba utari waza muri Expo mu byukuri uyu munsi n'umunsi wa 8 uri gucikanwa so ushobora kuba waza mu byukuri gufanya n'abandi ku enjoyinga ugahaha kuri make cyane ko mu byukuri abacuruzi bisi yose baje hano muri Expo. So nawe niba ushaka guhaha kuri make niba ushaka gucuruza niba ushaka kugira ngo mu byukuri wenjoyinge ushobora waza muri ino Expo ground. So njango reka mbareke mukomeze mukurikirane mu byukuri kino kicungo namo baryaho umunyenga gusa mwibutsa ko nimbe bwamugeze kuri no YouTube channel please ntugende udakoze subscribe ndabikwigengeye kugira ngo guys mu byukuri tubana ma vlogs mu bigano bitandukanye cya kuri no YouTube channel. So reka mbareke mukurikirane ikiganiro kuntu cyose kimeze. hano ku buryo bworoshye. Njya nkuko mubibona rero kuri Snowden TV show mu byukuri andimo mbereka situation uburyo bimeze hano ku Expo ground mu byukuri abantu baje kwishimisha abantu baje mu byiciro bitandukanye abakuru abana. So guys ndakomeza mbereke kimwe cyose kugira ngo umuntu utari waza muri Expo ground amye ko arimo guys nkuko mibona harimo abantu b'amokose harimo abakuzi harimo abana kugira ngo buri mubyeyi wese utari wazana umwana hano muri Expo ground ari gucika mu byukuri nta kintu arimo gucika ngo kwirebera arimo aracika ngira ngo ibi numara ajye mwishoko wa umwana kuko no muri Expo byinshi. So nima mwa Snowden TV cyo mu byukuri twafashe microphone zacu twafashe tema yacu ngo tuyerekeze hano muri Expo ground mu byukuri Expo y'umwaka wa 2026. So guys nimba utari waza muri Expo gucikwa nyine muri Expo ground Gikondo mu byukuri ubashe kwihara ijisho ubashe kwihahira kuri make udahenzwe cyane ko hari byinshi cyane ariko mu cy'abacuruzi. So please nimba utari waza mugengo urimo uracikwa. So reka mareke mukomeze mukurikirane mu byukuri kino kiganiro mukomeze kwicara ku abantu barimo mu gicumba barya show muri so mwibutse kuri muri kugeza hano wigenda udakoze subscribe kugira ngo anytime Snowden TV show twapanze ikiganiro ujye ukibona mu bambere. So reka mbareke mukomeze mukurikirane ibyiza byinshi birimo bibera hano muri Expo Gikondo kabisa. Nkuko mibona kuri Snowden TV show mu byukuri turi ahantu hose tujyana tubereka guys uburyo situation imeze hano Igikondo muri Expo ground aho ababyeyi bazanye abana mu byicungo aho abana barimo
bishima, abana barimo baryoherwa n'ubuzima. Ni intego yacu nka Sinode TV show mu by'ukuri no kuba updatinga ko amakuru ya buri kimwe cyose kugira ngo ubibone kuri mutabaza muri Expo. Mu by'ukuri urimo uracikanwa, urimo urahomba, hari ibyiza byinshi watwara kuri make mu by'ukuri. Ni mpamvu uyu munsi nka Sinode TV show twafashe microphone twashikamira bacu kugira ngo tubereke situation yose uko ihagaze hano muri Expo ground igikondo. ngira ngo hano harimo n'akaziki kabisa rwose ku buryo ngira ngo umuntu yanakabyina, harimo akaziki keza kabisa ku buryo umuntu wese ashobora kuba yaba ari interested uri hafi mu by'ukuri kuko harimo akaziki keza. Ngira ngo abana bari kumva mu by'ukuri uburyo ngira ngo iyi Expo ifite umwihariko yanyu n'izo zose zashize kubera ko mu by'ukuri harimo innovation, harimo udushya, yes harimo udushya. So nka Sinode TV show rero niyo mpamvu mukujya mubageze kuri kiganiro uburyo kimeze, so reka mbareke mukomeze mukurikirane buri kimwe cyose. niba uri umubyeyi please kuko baza umwana we muri Expo kugira ngo uri urashikana. So nka Sinode TV show aho tubabereka tubereke update, tubereke amakuru mpamvu subscribe kuri YouTube channel, subscribe kugira ngo tubane. Mushyiremo n'abandi ate vugisha umwana ze, hamagara umwana umumaye ntacyo ate yaratangiye kumenya ate nawe muri neza abakuremo wanjye ikamonye teta twara ubwato ugende hirya ugaruke, twara ugende hirya ugaruke, karaga ibyo bintu subira inyuma haguye intara yewe
guys ntabwiye ko kuri Snowden TV show ibintu byose hano hose ashoboka ndaza kubereka mu by'ukuri so vibe uri hano ndaza kubereka mu by'ukuri uburyo abana bari mu byicungo. So guys niba turaza muri no Expo ground niba turaza muri Expo mu 2026 urimo uracikamo n'ibyiza byinshi bihari niba umugeza n'umwana wawe mu by'ukuri ari mu byicungo kugira ngo mu by'ukuri abashe kubona we yakwishima nk'abandi abashe kuba yahura na bagenzi be. So urabona ko guys ni ibicika no mu Snowden TV show tumutwa kudetinga tumukagezaho inkuru ya buri kantu kose kuri bikwera muri no Expo. Ndajya mbereka situation zose uburyo zihagaze kuri Snowden TV show cyose cyubera cyose uko bimeze ndi kuva ibiri bimeze hano uri kureba imodoka abana bicungaho ibyicungo by'abana. So namwe nabereka muri kwenda kwereka vibes ndakwereka kuko Expo ya 2026 na gatatu so ni abana babo enjoyinga bari vibe. So ndabwira ko cyose na Snowden TV show nta kintu na kimwe hazana muri Expo. Ariya kabisa bamushimye mbego y'umudemu na Snowden TV show icyo tubereyeho kugira ngo tukwereke mu by'ukuri buri kimwe cyose kikubera muri Expo ground. So guys ndaza kubereka uko nshoboye mu kimwe cyose ariko nawe niba bugiye kuri no YouTube channel wiherana na subscribe kugira ngo tukomeze tubane nujya kira kigano kuri Snowden TV show ujya uba mbere mu kusibona ndaswereka buri kamwe kose kari kwera hano muri Expo ground. yasabone yakurikije tuzagera 410 ba mbere urugo Uganda isabone yakurikije tuzagera 410 uretse aha bari tubona icyo ndi gutanga kuri 200 biceri kandi 200 biceri amashati cyane mu nama sibyo ahangaha yashati baguraga 30,000 sibyo twebwe turaranguza ntabwo turangura niyo mpamvu imyenda twayishyize kuri discount ari amafaranga make cyane bisobanuye ngo rero aho tugeze mu gice cy'amaresitora kabisa tubereke situation tubereke mu by'ukuri uburyo ino Expo 2026 ahantu cyangwa tubona ahantu banywera ibinyobwa kugeza hariya muri murabona ngo turabona Vitalo no kucyo kunywa kabisa no barahabaye cyangwa Vitalo inyota muri no Expo Vitalo irahari cyangwa Vitalo
abanyarwanda irabaha igikorwa kandi kugira ngo ahantu ageze noneho by'ukuri hasa naho kugira ngo ari ku gice cy'inyuma gihera so reka nsubire hirya nyabuneka ku gice cya ruguru kugira ngo kuko nabona ku gice cyo hepfo ariko niho ngiye kwereka ku gice cya ruguru kugira ngo mubashe kuba mwabona uriya mwana nawe ntiyumva mushyiraho hose zigaragare kugira ngo hari abantu benshi, hari abantu b'amoko atandukanye, turabona n'abazungu, hari abarabu, hari abahinde, hari abaki kuri aho ureba mu bice n'abanyamahanga, abahinde barahari wese imihanda yose n'umusomo munani wayo kugira ngo by'ukuri urimo uracikwa, ntugomba gucamo n'ibi byiza, ugomba kuza, ugomba guhaha. So nka Sinodani TV Show tugomba kuhagera tubereke buri kimwe cyose, tubereke amakuru yose ajyanye n'iyi Expo. Mu by'ukuri Expo Ground ku cyumweru kugira ngo tubereke mu by'ukuri buri kimwe cyose, tubereke amakuru yose ari hano muri Expo. So guys, uko mubona na kampani zose n'ubucuruzi butandukanye, niyo mpamvu kwihahira kuri manse kugira ngo hano turi muri Kandela Group. Ndabona ari muri business y'abanyamahanga, turi n'abashinwa barahari kabisa. So reka nijye muno mbereke mo imbere uburyo bimeze kugira ngo mu by'ukuri harimo abarabu kugira ngo murebe uburyo muri ino Expo mu by'ukuri ifashe. Kugira ngo ahantu hose nka Sinodani TV Show turahagera, niyo mpamvu ndimo nagenda mbereka uko ibintu bimezemo hagati mu ma business, ariko none hari ibirori baraza bagatina bagatarama. Hano ni isoko ngira ngo ni ibicika cyane, aho umuntu utari waza kwihera muri Expo Ground ashobora mu by'ukuri kuba yaza akera ku mafaranga make ku giciro gitoya. Byinshi mu gikoni, hari imitako myiza, aho hari amasakoshi, hari amabage, hano harimo intebe cyangwa ushaka hakurya ngo ni muri Jino Rwanda. So niyo mwiza hano na seyo nangira ngo barahari n'ikigiri cyawe ugurira umwana imyenda aho ngaho, mubahereza imyenda ishire n'ubundi twebwe kuyikorera baza n'iyindi. Ndashaka ko iyi myenda tuyimara kuva ku wa mbere ukazanira indi siteke, ukazanira indi siteke n'ubundi nayo ngayicuruza nayo ikava mu nzira bakazanira iyindi, kubera ko aha ni ku ruganda. Uru ni uruganda rwa Janira kandi buriya nyabusanga amazi ko kwiga benshi ntabwo naba benshi n'ibivuka ubu hariho bivuye nibuze tubahereze imyenda ya made in Rwanda. Njye nabakwiye ngo turaranguza kurambura. So ngira ngo aha turi mu gice cya Movit, kugira ngo Movit nayo ubwayo irahari, Movit irahabaye. Kugira ngo ku bwiza bw'umusatsi wawe, ku bwiza bw'uruhu rwawe, ushobora kuba wagana Movit. Ngira ngo uri kubabona kabisa buri kimwe cyose kirahibereye muri Movit, muri Expo Ground, business zose zirahabaye. So guys, nta muntu mugomba gucika mu by'ukuri kuko ibyiza byinshi umuntu ukenerwa kuri make bijyanye muri ino Expo Ground.
Expo 2026